hari report narayensomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze report y'umuntu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye ngo hagiyemo iki mu gitsina ngo ni udutoki none se kuba igitsina cye kitaragiye mu cy'abana wenda bishingiye ku ntege nke afite ariko gushimisha umubiri ibyo yarabikoraga yemeye ko yakoze icyaha cyo gusambanya aba bana umucamanza aranakimuhamya arangije aramurekura umushinjacyaha twavuze tuti ntihakurikizwe icyo itegeko riteganya iki wundi tubundi twebwe nuko twari twabisabye ntibitangwe ariko twe twamusabiye burundu nimushyira mu bikorwa icyo gihano muzaba mukoze kandi bakoreye sosiyete ahubwo itegeko dusanze ryoroheje kuri iki gihano dukwiye kubaza inteko ngo bite byanyu ngo nyir'ubwite acyemera umucamanza namushakira igihano gituma tutabona ari ugukina ku mubyimba sosiyete nyarwanda n'abakorewe icyaha ntabwo navugira kuri uriya mwana kuko nkibona ifoto ye naho kugira ngo mbone inkuru nagize igishyika mwiza kuvuga ngo ubwo yabaye agatebo mwese mumeneho ivu mumukorere ariko uyu mwana w'umukobwa Miss Muheto yahemukiye ababyeyi yahemukira urungano umuntu gucikwa mukamubona yes nkomeza kukubwira ko rero ubwo Miss Muheto yakurikiranwagaho icyaha cyo gutwara imodoka yanyweye ibisindisha biri ku kigero cyo hejuru cyane ndetse akanangiza ibikorwa remezo byo mu mujyi wa Kigali amajwi yakomeje kujya hanze y'abantu bakomeye cyane bamwitakana bavuga ko ari umukobwa udafite umuco ariko nanone abandi bari kugaruka ku kintu cyo kuba atabonekaga atarajyaga ahagaragara aka kanya rero akaba yagaragaye mu cyaha ni ukuvuga ko na mbere y'igihe biravugwa ko yakoraga ibyaha yihishe ntihagire ababasha kubibona noneho rero kuri iyi nshuro akaba yabashijwe kugaragara agaragajwe n'ubuyobozi nyine bubishinzwe kuko yari yakoze icyaha nyine kiremereye cyane ndetse biza no kuba byamuviramo gutabwa muri yombi rwose agafungwa rero ni ibintu byaje kuba bigarukwaho na nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na madamu we Jeannette Kagame ibi bintu rwose baje kuba babivugaho ukuntu Miss w'igihugu ashobora kugenda akanywa ibisindisha kandi yakabereye urugero abandi mu by'ukuri akuriye urubyiruko cyane cyane twibanze ku gitsina gore ni ukuvuga ngo ni umuntu uvuganira abakobwa bo hasi bakiri hasi akababera urugero abana bo hasi b'abakobwa bakareba ibyo akora ndetse nabo bakabikora ni ukuvuga ngo rero kuva yabera urugero abana bari hasi cyane bagifite imyaka yo hasi baba bakishakisha kugira ngo bagire umuco byaje kugaragara ko rwose iri tabwa muri yombi rye ntabwo ryaje kuba ryashimisha abantu bitewe n'uko abenshi bari kugenda bamusabira imbabazi hari abari kuvuga ko uyu Miss Muheto yababaje ababyeyi ndetse n'abandi bantu babyara abakobwa muri iki gihe bitewe n'uko Miss w'igihugu noneho yatangiye kubera urugero abana bashaka kuba ibirara bakajya barara mu tubari noneho cyane cyane nk'ababa bafite imodoka noneho bageze mu myaka yo kwibana cyane cyane ndavuga nk'ababa mu mujyi wa Kigali rero nyakubahwa wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu majwi ye rwose cyangwa se mu nama aherutse kugirana na bamwe mu bayobozi yagiye agaruka ku kintu cyo kuba urubyiruko rwarangiritse muri iki gihe rutakigira umuco cyane ko yakomozaga kuri uyu nguyu Miss Muheto bitewe n'uko ari we byose byari biri kuvugwaho Jeannette Kagame rero nawe wari ufite uyu mukobwa Miss Muheto aba mu mushinga wa Jeannette Kagame witwa Imbuto Foundation yaje gusohora ubutumwa buvuga ko uyu mukobwa bamwirukanye mu Mbuto Foundation ndetse yanahabwaga amafaranga menshi cyane ndetse no kuba yari agifite ikamba rya Miss Rwanda nabyo bikamwinjiriza bikaba byaraje gutuma rero uyu Miss Muheto yirukanwa hano mu Mbuto Foundation ndetse n'imodoka akaba yarayatswe ikajya gukoreshwa
ntazongera kuyikoraho bitewe n'uko byamaze kugaragara ko nta modoka ntafite ibyangombwa byuzuye, afite ibyangombwa by'agateganyo, ntabwo afite ibya burundu. Ndagushimiye cyane rero wowe wakurikiye iki kiganiro tugiranye hano kuri Rwanda Media. Jyewe nitwa Kennedy, ndagushimiye cyane, tuzabane n'ubutaha, ariko kanda subscribe kugira ngo tubashe kuzamura uyu muyoboro wa YouTube, tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu bitangazamakuru.